Mwana urabonye ibintu nuza kuri senderi myakoreye nuza ariko ndimo mbere ahubwo kuri bageze kundi kureba ahubwo se nani Kampala cyaryamye mwana cyaryamye uni yazirayemo usize mu buriri yaratashye ryarimo yaratashye nkaryamye ntabwo beze byori amatinga ko none niryamiye kare amasura aryama cyangwa urahira ayo rima numva uzindutse nabi rimeze nabi amana ahubwo se ntabwo nshaka ukuntu ujya guhaha turari tukiyemo wari bugeyo uyu munsi maze icyumweru nakora karungu amafaranga icyumweru nakora kuko nazana iki wayaburiye ahubwo umuntu no kubyutsa Kampala areba ko yabanza agera akantu kugurira kuko ndabona rimeze nabi n'izuba ryabaye ryinshi izuba yango ni irya saa munani kandi bikiri mbona yaje se simbona arimo yigorora mu muryango abasa bimeze bite abakiba kirimo warabyize ibitotsi ryamye mama abari danje mwana abaye ntashe bwije byatari nawe wabariraye ubundi waje ryari naje nijoro mwana ejo nagera mu mbari turatubyiye ariko abaye kabisa bimeze bite se fresh ntari fresh gake ariko kama wamuzengutse mwana kama wamuzengutse munda nta kintu kiba kirimo mwana danje ngo muzo no wazindutse na nabi byatari wasinzira inda rimeze nabi ahora ibyo zuba mwana gikomere mbwa gahanga kabisa kandi imbwa akabizera sohoka mu nzu cyazo none se bimeze bite mwana ntarebe imana bamwibereye mu bintu byawe ngoma muzi no zagaseka numva umutifu uzindukiye mu mbwakazi se mu bwakazi gute kumva ngo ubwakazi nimba ziramusohokamo ahubwo se mwana none ntabwo tujya murarya none se ari igisibo murimo se abo mwabikurikiranye kabisa umuntu aranashonje akareba ko hari ukuntu yakwigenza neza banereka iby'abakiriya bari guhembwa amaniliyoni namuze nawe kwihahira amakaroni ese bana w'akazi bimeze bite biragenda nyine ariko muri iyi minsi byagenze nabi agenze nabi ndamaze icyumweru muri iyi minsi nta kigenda njye nsigaye nkora kuva hano nkamusiga hano kandi nawe ni uko yaranze mani baradukingurira ntabwo turaza ko uraba tureberera muri iyi minsi kuko twebwe mujye mushyushya amazi mu bukoze ku gikuta ariko rero mugire cyangwa nawe bukoze mu bukozeho none ubwo ngo murumva bimeze bite basaza ese mani nyine ku kazi ko biba byanze no gushakira ahandi hantu abese aho twakoraga ko badukimbirwe nyine bomba byagenda gute barasibe ugari mu nganda niba ngo ari izi impapuro n'ibiki nyine zo kwepima zarabuze urumva ari byabaye ibisazi mani byabaye ibisazi ahubwo se ntabwo tujya mani mbwa nawe nanjye ntangiye gusonza nawe icy'inzara cyo ni uguhamamwe nyine ikatujya none ngo ko wumva nta kazi se byagenda bite ariko gukora muri iyi minsi ibikorera hose byarapapa samani noneho ndumva bitangiye kubera nino minsi imvura yanabuze nabyo ni hatari yatangiye gukata simba imbaruba warayemo baba bakugurira bahise banozi bari abapete bane dukorana ko baba bashyushye ko nta bintu byinshi baba bikonsoma ko baba barya iwabo amahirwe yo gukorana n'abantu urumva iyo bari abapete nibo mba nihishemo nyine ariko ntabwo uri kubona uriya muri mani turindazi umva se mbaga nkubwire mani ngiye gukangurira arindazi se irindazi rimwe se ubwoko yega rifata mu nda bimeze bite salama anze make mbaje mu kazi ndi kugira ngo ndebe ko kadogo imihanda imeze ite cyane gake urabona ko ni sefata wiwe ko warasaze Sengane sifari ni kula muganda kwa so cyangwa kwa ni ayo rima na wari ibintu muvuga mu ubuze yose ni ijana komana 200
naraginga nkanyira iri magana abiri iyo ni desamani agira iri ni senkani ngize nkanye iri ni abuze ka amafaranga yabuze peti ya kwashana wenda gufata ka amafaranga yabuze cyane ntabwo bizi akira ngo we byase ntabwo muba mubona ukuntu ibintu biba byarakoze akira ngo we byase nkanye aba yicaye hariya tutari duhagaze rwose ariko ndi mu kazi mwana ntazahata twiga umuntu azenguruka ngo mu kaya mandazi mu rebe sabikini andi twatungwa n'abana turindazi Rwanda utwanda ntabwo gusa yakubwira ngo aho kabushinzwe kudukora turindazi ifarini ikagura amavuta ikindi se uri muri mbonye nawe twaba tuzivuze nawe ubwo twakumvikana nyine umushahara uzanumemba ku kwezi ejo sha wowe wariye cyangwa mba ndekura ko nakura hayo ubugari nkajya akiguriyemo kamwe s'ijana no urakishyura se ayakiguye aje muri agomba ukona baryoshye nzara tukwiriye kure mwakura ariko nawe ahubwo mugere vuba nanjye nzamuka zamuka ugere kuri mama afatira indi se nje nguriye nawe gafite nawe wari wafashe garande gukatira gusa nyine ufite n'uturindazi turyoshye n'ikinyamwuga uturindazi turyoshye ase wandi kundi mama ikinyamwuga mani n'ibintu ntabwo ari ubumeza bose nyine batatu burega bana bangu wagirisha gukora amandazi ega ibingibi ni ibintu byoroshye uretse ko ariko muri abajene nta kwirirwa mwisereramo tubangama ana nifatira ko wambwira nkaza nkageza nkabibakora yose yenyine ibingibi nibyo nahise none yakubwira ako wifashisha n'ingano ujye mfata kandi nta kibazo nanjye nubwo mucuruza mba ngakumbuye uburicuza tubona discount ikiraho mwana urumva mwese ntiyariye hariyemo abiri turabibara ni imibare ibintu biba bibarika ibi nta kibazo kiba kirimo wariye ibiryo iwanjye imibare ibarika wasize mu nda yawe washyize mu nda yawe nta mazi ufite ko mbari rigana nakorera ujya ugendana n'amazi nyine nayo nayabari nuko mu rugo rwacu nta mazi mufite bagiye kuzaduhagarika twaramukiye ku ibaraza nakubona ko cyajemo baze kuba ujya mu kazi ugahita usanga byagora bariyataye maze n'amandazi badupokera igihe rero uba wakoreye rimwe mu rugo ni hano umugoroba waza kuhanyura igihe ukora ugakorera rimwe uraza gufata amafaranga ku mugoroba niba nama magana cyenda igihumbi aho agenda igihugu wazuze kubara tubiyangana mu gihumbi iyo abandi ijya magana abiri magana ane n'iryo yanguriye rya magana atanu none arongeye ntabwo tubiyangana ntabwo tujya turya umuntu ari kutureba uri mu kazi magana cyenda ahita njya kwa mugore ushinzwe umutekano njye ntabwo mugenda cyangwa ngize ngo yikaritsiye muri kubona umuntu agenda mukagira ngo nariyo ngahe umuntu agenda mukagira ngo ni mayibobora ntabwo nabanza nkamira witonze se bata nagufasha iby'ububobo byo ntabwo tubigarukaho nagufasha umuhogosha bageze aho dore haruguru utunga urundi cyana kiranasuzuma haruguru utunga urundi sha uravuga ko injiye mu nda y'impyisi gakugwamo n'amata aho gupfa none wapfa ahubwo mugire rwa mundebere ni rwangana igenda ibyo wongeye bawurya muke urakoze shaka ibyo bawugoye gukanda akanyenyeri nimba ari n'akanye cyangwa yampe kashi nta telefone ugerageza namwerekaho kamwe akanyenyeri
zamwereka aho kaba kayoneri mu bukana uri gukina nande byo gukina nabyo urabizi ndagukora ndisha ahubwo se ubone washije kumva zana amafaranga nyine njye kuranga uraza gufata amafaranga ku mugoroba afatwe mu miniko gafatwe ebyiri yakumaza amafaranga azayahera aho kwitwa n'ikuta ejo kunsuzugurira mu rugo siko nagucurika aho ngaho bikumariye ikize none ushaka no kwambura uretse nkubwire wanyamburayo nakugurije ariko unyambuye ayo wareze iyo nda nayipfumura umura nayimena hera kuri iyi ngiyi gira vuba ahubwo hera no kwiyariye y'impyisi hera kwiyipfumura fata shyiramo umubare w'ibanga wanyana y'indobo amafaranga nyabo umushyirireho rimwe nk'umuntu yaza kuyafata nimugoroba amafaranga ndava hano nyabo ntabwo nayafite wongere n'ijana rimwe nimugoroba bagusasire ikizi cyo cyampamagaye ubundi bagusasire uryame cyane bitumbaganye ukagira nawe icara aho ngaho ubwo turi mu kazi icara aho ngaho tugakorana ubundi sera ayo mafaranga urumva uyanyambuye ubundi yakomeye nta muntu wakwambuye ariko wowe uraza bakari mugoroba bro ntacyo kambyora ariko nimugoroba nimugoroba 12 zuzuye nta mazi y'amasaha nimugoroba ntaribi kandi urakoze shaka kwa n'amandazi aryoshye abasa ubu mwege nta kuntu mwakicagura buri wese akagira utugeramo ye kwitera utuzi nanjye ari umukire wari wamamagaye n'umugoroba ahubwo sinzi niba nta mwari gahunda mufite njyewe ndi hano kabisa hari umuntu tugiye kuvugana mu kanya video call banyicariye no mu kabaraza ubwo ntegereze sinzi akajyego nitera utwo tuzi ubwo mwebwe ntacyo ariko wanandera za nkweto ukazinkiriraho hariya neza mwana ntari kamikurikirana sawa